nongeye kuguhereza ikaze we wahisemo gukurikirana Raza Media TV. Kuri uno munsi rero noneho tugarutse imbere ya kamera n'inkuru y'akababaro nyine, ikaba ari inkuru y'umugabo w'icyamamare cyangwa se y'umugabo uzwi cyane, uzwi ku izina rya Alain Mukurarinda. Uyu akaba yari umuvugizi wa guverinoma wungirije, akaba yari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, cyangwa se abo benshi bakunda kuvuga ngo yari umuvugizi wa Perezida Paul Kagame. Nyine Perezida Paul Kagame akaba ari umuyobozi nyine w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu rero akaba ariwe wavugiraga guverinoma y'u Rwanda, ariko ku mwanya cyangwa se ku rwego rw'umuvugizi wungirije. Uyu mugabo rero akaba yari umunyabigwi cyane. Iyo tuvuze umunyabigwi cyane, ni umuntu nyine uba warakoze imirimo itandukanye kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Uyu mugabo rero yagaragaye mu bikorwa byinshi bitandukanye, birimo imyidagaduro, birimo imirimo ya leta. Cyane cyane yamenyekanye ubwo yari umuyobozi cyangwa se umukuru w'ubushinjacyaha, akaba yari umushinjacyaha, umwe mu bashinjacyaha bakuru. Uyu akaba nyine yarakoraga mu bijyanye n'amategeko, mu bijyanye n'inkiko, aho yacaga imanza cyangwa se akiga ku birego. Akaba nyine ari imwe mu mirimo yakoze. Agenda akora imirimo itandukanye, harimo imirimo y'ubwo bucamanza nyine, nyuma akaza guhindurirwa imirimo, aho kuri ubu uyu mugabo watabarutse ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa 4, nubwo itangazo ryatanzwe na leta y'u Rwanda ku itariki 4. Iyi nkuru rero ikaba yaratangiye gucaracara cyangwa se gucicikana muri bya bitangazamakuru nyine, bino cyane cyane byo kuri za social media nka YouTube n'izindi mbuga, aho yagiye isohoka mu binyamakuru bavuga ko uyu mugabo yitabye Imana. Ariko nyuma ku itariki 4 z'ukwezi kwa 4 nyine mu gitondo, nibwo hongeye gusohoka nanone izindi nkuru mu mitwe y'inkuru ivuga ati ntiyapfuye, ataracyariho. Ariko finale mu masaha yo ku manywa, leta y'u Rwanda yaje gusohora itangazo ivuga ko uyu mugabo yitabye Imana. Kuri njyewe rero nk'umuntu ufite byinshi mba ndeba cyangwa nkurikirana, ubundi umugabo nk'uyu iyo yitabye Imana, ubundi cyane cyane nko mu kigero yari agezemo, ubu bitewe n'imirimo nyine aba yarakoze cyangwa ibyo yagerageje gukora akabigeraho, n'ibyo yarasize yaratangiye gukora, ubundi uyu nguyu ngewe mvuga ko ari umunyabigwi uba yaruhutse. Ni ukuvuga ngo uyu mugabo kuri nge mbona yuko nyine ntiyapfuye nk'uko nyine abandi bose bapfa bikarangira gutyo. Hari ibyo yasize yubatse, hari n'ibyo yarasize arimo arakora, nyine ubu yaruhutse, nyine yitabye Imana. Ariko mu ruhande rwo kuruhuka, kuko imirimo ye irakivugira, kandi nk'uko benshi bagiye bakomeza babakorera inkuru bimwe mu byamuranze, twebwe hano kuri Raza Media rero twe ntabwo ari byo turi bugarukeho, ahubwo turivugira nyine ibyacu uko tubyumva, ndetse tunisabire umuryango we nyine gukomeza kugira kwihangana, ndetse n'abanyarwanda bamukundaga muri rusange, usibye n'abatamukundaga nyine abanyarwanda bose yakoreraga muri rusange bakomeze kugira kwihangana. Rero nguhaye ikaze nyine kuri Raza Media TV, n'ubundi ngusaba niba utarakanda subscribe, nagira uhite ukanda subscribe nonaha, kugira ngo hatazagira ikiganiro na kimwe kigucika mu biganiro binyura kuri iyi channel yacu.
kugira ngo nitujya dushyiraho inkuru nshyashya cyangwa ikiganiro ujye uhita ukibona ku gihe ndetse ubashe no kukibona mu ba mbere. Rero ndagushimiye cyane wowe wahisemo nyine kugenda ubana natwe, kuko iyo ukanze subscribe tukabibona ubu twongereye imbaraga nanone zo gukomeza gukora. Rero ku bantu b'abanyabigwi twihuse n'ubundi dukomeje, ubundi umunyabigwi iyo yitabye Imana aba aruhutse, hari imirimo myinshi aba yarakoze, hari abantu benshi aba yarafashije mu buzima, hari amagambo aba yaravuze ubwayo yonyine akagira bamwe ahindurira ubuzima bitewe n'uko bayafata. Uyu mugabo rero yabaye no mu bice by'imyidagaduro, aho yaririmbye indirimbo zitandukanye zirimo n'iz'amakipe nka Rayon Sports, ikipe y'igihugu y'Amavubi. Izi ndirimbo akaba yaragiye azigaragaramo nyine, aho yari inshuti y'urubyiruko, yari inshuti y'abantu bose, yari inshuti y'abahanzi, yari inshuti y'abakinnyi cyangwa se ababa mu bya football cyangwa se mu myitozo nyine iyo ari yo yose ihurirwamo n'abantu bose. Akaba yaragiye aba muri ibyo bice, cyane cyane benshi ubundi mu bijyanye n'imyidagaduro mu bantu ba vuba bamumenye ubwo hasohokaga indirimbo y'umugabo witwa Gisupusupu. Iriya ndirimbo ikaba yaravugaga ngo Maria Jeanne. Muri iyo ndirimbo nyine uyu mugabo niwe wabigizemo uruhare kugira ngo iriya ndirimbo ibe yajya ku mugaragaro, itangire gucurangwa, yumvwe n'abantu benshi mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu ndetse no hirya no hino ku isi. Rero inkuru y'urupfu rw'uno mugabo ikimara kumenyekana, ni imwe mu nkuru zavuzweho cyane, zigarukwaho na benshi, buri wese aho yagendaga amuvugaho nyine ibyo amuziho, abandi bagaruka ku bigwi byamuranze, abandi bibuka amagambo asekeje yagiye akunda kuvugira mu ruhame, abandi bagarura nyine ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kuri ino nshuro nyine yaruhutse nk'umuntu w'umunyabigwi, nk'umuntu ufite byinshi yasize akoze, nk'umuntu ugiye yari afite imirimo yari ari gukorera igihugu cy'u Rwanda, cyangwa se bimwe nyine mu byo yari akomeje kugenda afashaho abanyarwanda bagiye batandukanye, akaba yaruhutse nyine kuri uno munsi. Rero ngira ngo nkwibutse ko nyine, ese wowe uramutse ugiye nonaha waba usize ibihe bigwi? Impamvu mvuga ko yaruhutse ni uko nyine yarakoze. Buriya iyo umuntu yakoze akagira aho ageza, uwo nguwo igihe nyine gishobora kugera akitaba Imana, icyo gihe nyine aba agiye mu buryo bwo kuruhuka, ibikorwa yasize akoze bikazasigara bimuvugira. Nyine wowe uramutse ugiye nonaha waba usize ibihe bigwi? Ese ntabyo uba ukenera kuba wakora umunsi ku munsi, ariko ntubashe kuba hari icyo wabikoraho, cyangwa ukajya uhura na byinshi bigenda biguca intege mu rugendo, cyangwa se mu nzira yawe uba ugeragezamo gukoramo ibintu byawe uko ubyifuza, ariko ugashiduka nyine rimwe na rimwe atari ko byagenze, ahubwo nyine ugasanga hari ibyo wagombaga kuba warakoze ariko utabashije gukora. Ese nawe uramutse ugiye nonaha wagenda nk'uyu munyabigwi? Cyangwa nyine bajya bavuga ngo hari umuntu wabayeho ibyawe bikarangirana n'uwo munsi, nyine ntihazagire ikindi kintu cyongera kukuvugwaho. Rero ngewe tuba tubanye muri iki kiganiro ubundi busanzwe nitwa Niriho Lazaro, ariko nkaba dogiteri, umujyanama mukuru, akaba ari njye ukugezaho ibiganiro byinshi mugezwaho hano kuri Raza Media TV. Nyine ahangaha nkaba nagusabaga nyine niba hari ibyo cyangwa se hari imirimo usizeho umutima wawe,
jya ubikora n'ingoga, kuko nyine nawe umunsi uwo ari wo wose, yaba none yaba ejo cyangwa se yaba mu myaka 5 iri imbere, nawe bishobora kuba gutyo nyine, inkuru zikazindukwa zivugwa hirya mu miryango, hirya mu baturage bati runaka yitabye Imana, cyangwa se yapfuye, cyangwa yatabarutse, cyangwa yaruhutse. Bizaterwa nyine n'imyitwarire uzaba waragize, ku buryo nyine hari icyo byabasha gusiga bihinduye mu buzima bwa benshi. Komeza ugubwe neza, ugire ibihe byiza. Nkwifurije kuramuka, cyangwa se nkwifurije kurama, naho kuramuka burya ni ugusaza. Nkwifurije kurama, kongererwa iminsi yo kubaho. Imana iguha umugisha ku bwitange uba wagaragaje ukurikirana Raza Media TV. Twongere duhure mu biganiro byacu nk'ibisanzwe. Ugire ibihe byiza byuzuyemo ibyiza byose wifuza.